yizewe hanyuma ubatereke muri APR ugene ubushobozi bwabo ubwo arabateka muri APR mu kibuga bashyiremo nubwo itarabagura kuko umunyamakuru yamaze gukonfirma ko bagomba kuza muri APR. Abafana begira hino kuri YouTube barahari rwose cyane hafi 200 baze bashyika 3 abafana ba APR baze APR kuko urumva n'abadversaire muze bumve ko nabo bagomba kutegura ariko abafana ba APR muri uyu mwaka kandi wibuke ko mwaka utaha stade Nyamahoro izabirimo nagira ngo basabe ko mwaka utaha muzaza mwarahinduye uburyo bw'imifanire bw'imikundire APR uburyo bwo kwitabira nibo bantu ba mbere nabonye bahamagarwa ntibazi bakaza batseta ibirenge abafana ba APR bakingingwa mubiriza siga korwa bakibutswa bagamuvunisha ariko narababwiye turashwana ariko tuzageragera twiyumva bitwa basonga mbere baragoye kabisa abantu urababwira ntibumve bakaza gake baza gake naje mugashyigikira iki naje gutungurwa amenye ko songa mbere no muri famille yiwanyu no umwana we wacu barabimenye baravuga none kigeze kuvana muri twarajyanye bagenda banyereka agace da ambwira rwose kuno hore bana bimuye ejo nse bari bagiye kwibuka yaradutabaye pore wana nari nabaherekeje bajya kwifatanya nabo kureba bagenda banyereka Muyogoro bambwira n'amateka yawo Muyogoro n'iki byose baramweretse nawe ushaka kuzajya Muyogoro ngiye nkahariyo mu Muyogoro ni heza cyane none hari umuhanda w'umukara uwo amajyambere yamaze kuhagera yego rwose ibyo turabicyashanya kwa President wa Republika Paul Kagame twambuke kabisa ubundi twigira aho bita muri APR. Twagiye rero hari umunyamakuru urangiranwa witwa Nicky Junior umva profile ye kugira ngo wumve ko yakwizerwa. Nicky Junior wamureba kuri Twitter n'umwanditsi aravuga iyo ngiye gushaka udukuru tw'udutrending muri Afrika Nicky Junior na Sefa Stendereza muri Uganda. Nicky Junior rero ni leading African football journalist ni transfer expert ikibanzu kimubareho transfer expert hanyuma akamu content creator akaba ari media expert wandika kuri CAF online ya website ya CAF yandikaho kuri website ya CAF arakomeye urimo urabyumva yakavarinze World Cup yo muri Qatar ahibereye yarari yo muri Qatar uyu muntu mwamaze kumva ubushobozi ari verified kuri Twitter profile ndumva afite abantu 221 following kuri Twitter kamya makuru sport ufite abantu mu Rwanda ntabwo zarike nta nubwo nawe abageze ufite benshi kuri Twitter ariko banza kageza ni umunyamakuru wubashywe. Iyi nkuru si yanjye ni ya Nicky Junior abafite amakuru kugeza aho yuko ngo bari kukubwira ngo umuntu yitwa Moise Katumbi Chapo abajya ibijyanye n'intuza na kujya wenda ngo byumve ngo iyo bita ngo ni Congolese Aviation Authorities ntibaramu uburenganzira bwo guhagurutsa indege ya private jet ngo haguruke muri Kongo yajyana mu Misiri ntibarabimwemerera. Yamaze rero no kongera kumena indi nkuru hanze ijyanye na APR iragira iti kwizigera banza ubisobanure neza abantu mbone gutanga profile z'abakinnyi yagize ati APR are looking at signing Abraham Siankombo at the end of season. Ikipe ya APR Football Club irifuza gusinyisha Ibrahim Siankombo mu mpera za season. Also Licky Banda is on the list of APR. Wabita Licky Banda nawe ari ku rutonde rw'abakinnyi bifuzwa na APR. APR missed out on Victoria Adebayo to Tanzania. Wabita ikipe ya APR Football Club ntabwo yabashije gusinyisha Victor Adebayo kuko yagiye mu gihugu cya Tanzania. Muri iyi nkuru maze kuyibona nashatse ahantu nabona makuru ariko rero abakinnyi tubavuza twihuta reka twandika amazina yabo wa mbere Ibrahim Siankombo ngiye kubwira profile zabo tugiye navuze nihe nabona ya makuru ko abakinnyi ari abo muri Zambia umunyamakuru arabivuze si inshuti yanjye simuzi namwandikiye DM ni umuntu ukomeye cyane no kundenza maybe ntabwo yabibonye ndavuga ni ninde muntu wampa makuru y'aba bandi ndaturuna nibuka ko Samira ajya agira connection
Samir Sylvestre ndamuhamagara nijoro ndamwira Samir ndashaka ko injira muri Zambia winjira Zambia nk'umukorege wanjye ukambonera source zivuga kuri aba bakinnyi ubu nuko transfer zikorwa umuntu niba agufasha ikintu ugomba kubivuga Samir ugakorera BNB FM muri mugenzi wacu ibyo Samir yambwiye ati cyo ngiye kugufasha reka mubarize Jules Ulimwengu wakiriye muri Rayon Sport ari muri Zambia mu ikipe twa Green Eagles kwizigira yego irijwi turibonye mu gitondo ntibisa neza kuko ritari muri system reka twisagure ariko abantu baryumvire kuri mikoro sibyo byiza ruvuya ngo umuyobozi w'ikiganiro ryakaba ryagiye muri system kugira ngo rigire uremera abantu baryumve neza ariko niyo mpamvu natinze ndibonye nona ni ingingo yizanye nta kundi twabigenza nijwi ryizanye reka ndikine kuri telefone na bose anyihangana ariko karite murayumva karite nagari barusaba Deliberere cyane oya niri gufika manza numve ko ari uretse gato transfer expert wacu amaza kuribona iryanya ryo ngiye gushyira ibindi bintu mvugana na Samir by'ubuzima busanzwe zamura volume y'iyi mikoro twagiye wumve bro mimi na Johnny bajere wazuri huyo Siakombo na mjoni jore mzuri na huyu Rick Banda ni striker huyo nikizani ni striker ni wajere wazuri wote ni wajere wazuri banaweza kutumia mavideo zao lakini wajere wazuri Urumva yavuze ati naza kohereza video zabo ni bajere bazuri ni bajere bazuri uwo bamwita Jules Ulimwengu atakiye yo shimire mugenzi wacu Samir wabashe kuconnecta nawe hanyuma umva rero abakinnyi APR ishaka uwa mbere witwa Ibrahim Siakombo reka dere ku Ibrahim Siakombo Ibrahim Siakombo ni umukinnyi ufite profile ni umukinnyi wavutse ku itariki 3 z'ukwezi kwa gatatu 1998 bafite imyaka 26 yego birumvikana avuka muri Zambia yego atabeterwa na 72 ni rutahizamu n'umunyazambia iyo gahunda mwayumvise yego rutahizamu umunyazambia uwo ni uwa mbere uwa kabiri bamwita akina mu ikipe Ibrahim Siakombo akina muri ekipe Ibrahim Siakombo gatoya akina muri Zesco United nijo akina muri Zesco United none mugenzi we bita Rick Banda we yavutse ku itariki 3 z'ukwa gatatu 2001 afite imyaka 23 nawe ubwene gihugu n'umunyazambia afite metero 186 ni muremure nezindi yacho ya Cristiano Ronaldo iyo nayifashe mutwe ko nkunda CR7 nawe ni 186 n'umwataka nawe yakine Zambia batangiye imyaka 23 ubu yatangiye guhamagarwa muri Zambia nkuru ariko ntajya akina kwako umwata kukina ni Patson Daka wale Samaramuzi uyu musore yaje ubwo ndavuga Samir ko connecta n'undi muntu yitwa Dr Gabriel Mpundu n'umunyarwanda ubayo yatubwiye ati Rick Banda currently he's the second leading goal scorer in the league niwe ufite ibitego niwe wa kabiri ufite ibitego byinshi muri shampiyona ya Zambia both players are quite good aba bakinnyi bombi uko ari babiri n'abakinnyi beza cyane match yabaye mu cyo bita MTN Super League ku munsi wa 28 full time Red Arrows yatsinze Zesco 2-0 nukuvuga ngo Red Arrows ya Rick Banda yatsindaga iya Abraham Siakombo ariyo ya Zesco wambi ya Peshaka Rick Banda ku munota 45 yari yamaze kumiminamo muri bayita Red Arrows byatumye ikipe yabo ya Red Arrows ijya amanota 10 imbere y'ikipe ya Zesco United afite ibitego 11 muri shampiyona Rick Banda mu gihe leading top scorer afite ibitego
14 barabyumva n'abakinnyi bakomeye gahunda nuko zimeze so uko ibintu biba biteye rero muri rusange Ibrahim Siakom ubwo tubonye abakinnyi bangahe babiri tubonye abakinnyi babiri kuko Victor yamaze kumvikana n'amakipe muri Tanzania umukinnyi witwa Ibrahim Siakom w'imyaka 28 y'amavuko metero 1.72 ukinira Zesco United akaba ari rutahizamu na Rick Banda ufite imyaka 25 y'amavuko metero 1.86 rutahizamu wa Red Arrows akaba ari rutahizamu akaba afite ibitego byinshi mu shampiyona ya Zambia n'abakinnyi bifuza mugaragaro n'abatereka muri APR so nuvuga ngo ni ba rutahizamu bombi ariko undi APR yashakaga muri Tanzania we byaranze nkuko twabisobanuye ntabwo byakunze mugaragaro agiye kutubwira niba yabona APR ikeneye abataka babiri yakina ifite abataka babiri kuko numva ishaka babiri nuvuga ngo sinzi wenda niba izagura umwe yabayikize kuri liste ariko wanga izabagure bombi cyangwa se buga ati nitubura umwe wenda tuzagura undi ariko mugaragaro wenda tekereza icyo ugiye kudufasha aba bataka bombi koresha APR y'abataka babiri ya kane kabiri ubwo ya indi ya Jimmy Gatete ndetse no bita Mark Sirengo ya indi ya Victor Yirenda na Chukwepo Musoya ya indi bita Bas Rasu no bita Bwari ya Joseph ya APR classique tuzi yakomeye hagati ya 2-3 kugeza 2 hafi na 10 ubundi yageraga bataka babiri bakina bateganye nimero 9 na nimero 10 apana 10 ryo mu mugongo 10 rikirira imbere begeranye abataka babiri baryana bunini ko umupira wakinwa gakera bereka mparuka ari kumwe na Syria gipange APR kane kabiri mbaye nsohotse kugira ngo mfate akayaga gatoya numva telefone iri kumpamagara icyambere cyo kuri icyo nabonye kuri Siakombo kuko nayo neremo ndareba kuri profile ye n'umukinnyi ushobora no kuba yagukinira nka Sema baba left wing right wing nuvuga ngo iyo myanya yose afite ubushobozi bwo kuba yakina afite polyvalence iyo myanya yose imbere kuvuga ngo yataka iburyo yataka ibumoso cyangwa se bamukinisha kuri nimero 9 umukinnyi afite izo ubwo bushobozi bwo kuba yakina mu mpande ubwo ushobora kuba wamukinisha gute wamukinisha nk'umukinnyi uca mu mpande APR ubu ngubu ikoresha umwataka ni Victor Mbahoma urari rw'umusore rugacaho Mugisha Gilbert urari rw'iburyo rugacaho Kwitonda Arembaka akenshi ikipe ikunda gukoresha 4-2-3-1 ikipe ya APR niko ikunda gukoresha so nuvuga rero icyambere kuri Victor Mbahoma nibyo n'umwataka kugeza ubu ufite ibitego 14 muri championnat tego ariko anganye na Ani Elijah wa Bugesera ibitego 14 iyo bifite uburi top scorer ariko nuvuga ngo mu buryo bw'imikino bwa Victor Mbahoma nuvuga ngo ni umufinisher ni umuntu utsinda ibitego nabako abaterekeye kwisa nabo ruvuga ngo ntabwo ari wamwataka navuga ko ujya guhiga umupira kuri shora kuba we yakwiremera igitego ruvuga ngo ni umwataka ukenera ko buri ikipe igomba kuba yagize dominance kugira ngo abashe kuba yatsinda ibyo bitego bivuze ko uwitwa Victor Mbahoma akenera undi muntu umukinira mu mugongo uri buze kumusegonda kuburyo akina imipira ya kabiri bivuga ko ikipe igomba gusa gupushinga za gukina umukino so mu buryo bw'imikino aba bakinnyi nuvuga ngo witwa Siakombo mu buryo bw'imikino bwa APR yakina yaca ku ruhande uko tujye dukurikira ko mu buryo bw'imikinire bushya bugezweho nk'uko nyine ubundi Regan yabivugaga ibintu biri classique cyo twese turabizi babaga ari barutahizamu nyine babiri bari bateganye ariko ubu rero hasigaye hari uburyo bw'imikinire butandukanye bwinshi cyane na shoye umutoza rero niba harimo umukinnyi ga Ibrahim Siakombo kandi kuko umugaragu yavuga ko afite iyo polyvalence ashobora kubanza mu kibuga agakina kuri wing ariko uyu Rick Banda akaba yakwasa so nuva mu buryo bw'imikino bwa rubuhero Gilbert aba ruhande rumwe tukurikije nyine abo bere tubase kuri APR hari Gilbert Siakombo agaca ku rundi ruhande hanyuma Victor Mbahoma akataka ari kumwe na Baka nuva ngo Baka icyo bajya bakora niki mu gihe ikipe iri kugaruka inyuma uje gushaka umupira Baka yajya garuka muri abakinnyi basa n'abari gukina hagati akaba ameze nk'ubari imbere nukora
cya kintu cya triangle ni uvuga ngo babakina babiri bari hagati akaba ameze nk'uri ku gasongero none ikipe yafata umupira wenda witwa Victor Mboma bakagabana impande kugira ngo defense ize kugorwa. Victor Mboma akavuga ati niba nasabiye umupira ku ruhande rw'ibumoso Baka usabire ku ruhande rw'iburyo kugira ngo defense abaza kudufata bize kuza kubagora. So mu buryo bw'imikino ni uvuga ngo uwitwa Baka yakina mu mugongo witwa Victor Mboma ariko adakina 10 as typique icyo twakwita nka false nine ku buryo ikipe n'ibifite umupira umwe afata uruhande rw'imoso undi agafata uruhande rw'iburyo bakaba babiri baringaniye ku buryo niba umupira gukinirwa iburyo aperi zose gusaba Baka azisaba baro yagaruka yagiye ibumoso uwitwa Victor Mboma akajya gusaba kugira ngo buri mukinnyi niba Victor Mboma asabiye ibumoso uwitwa Baka aze kuba Victor Mboma yajya kureba defenseur Baka asigarane umwanya ku buryo yajya kina n'imipira ya kabiri aho ngaho byavuze ikintu byavuze ko bivuga ngo buri gihe iyo APR umupira wawe uzajya ubona imbere ariko ibyo byakunda mu gihe baba bafite nimero 8 uri creative cyangwa se urema uburyo bwinshi ukina ugenda imbere kuko ubu n'urugero hari ruboneka Jean Bosco ndetse na Pichu bari abakinnyi babiri barimo barakina ntabwo imipira myinshi byari twita true passes cyangwa se imipira ijya imbere ireba ku izamu niba myinshi kuko bombi bakina uburyo bwawe bw'imikinire imipira bayisora muri mediane bayijyana mu mpande ariko n'uwango kwa kwiyangaja ugatobora ugasatura ugaca hagati ugakora ibyitwa true pass ukinjira amaho imbere abo bombi nta numwe ufite ubwo bushobozi ubwo buryo nabipanzemo bakina ko bafite nimero 8 uri creative ukandi ugerageza gute kumena mediane akinjira apana mu mediateri utinya ugakinisha imipira ijya mu mpande kuzarebe uvuga ngo ruboneka ari too aggressive ariko uburyo bw'imikinire ntabwo mediateri utsatura hagati ngo yinjire asature cyane atanga nizo pass uburyo bw'imikinishirize no muri shema nuko ikipe bikina muvuze shema muvuga n'abakinnyi barimo barifuzwa muri APR wa munyarwanda yaradukurikiye wa undi Samir Yamunex nawe niwe wamuhamagaye kwa WhatsApp arasobanuriye aranga ati Siankombo no mu forwards atwara ibyo profile tubana no mu forward ariko yambwiye ngo akinisha Musacha ku ruhande ati rero ati uwo nguwo ni mu marenga rutayizamu nimero 9 ati no wataka avuye ni mugenzi we ari we Rick Banda aca ku ruhande icyo navugaga hano ariko urumva kakano wa muntu yambwiye ko bijya guhura kwizigira transfer ziconnect ko yambwiraga ati APR izagura abakinnyi bakiri bato benshi urumva ngo bafite 23 Banda urumva iyo Siankombo we asa n'ifite 25 nawe oya 23 sorry naje umwafite 23 ndafite 25 hanyuma urumva ko muri ya politiki ya APR ngo avuze izagura abakinnyi bakiri bato umva ko biri kugenda n'undi mukinnyi mukuru yongera n'undi mukinnyi mukuru ahubwo none turebe ese ubu tumaze kubona abakinnyi ubundi APR ikeneye abakinnyi icyo kizafata umwanya munini cyane ahubwo igihe cyo narindi ndagarukaho ni icyo Regan yavugaga ejo kijyanye na projet ya APR niyo nyine iyo projet yo kuvuga ngo turagura abakinnyi bakuru batanga urugero n'abandi bakiri bato ariko igihari aricyo mugaragu nawe washaka gukomozaho APR Football Club yo ubwayo nka equipe ivuga ko noneho igiye guswitchinga uburyo bw'imitekerereze na objectif cyangwa se uburyo bw'intego zayo APR uyu mwaka yari declaye through chairman ko noneho bifuza kugaragara neza ku ruhando mpuzamahanga ko bashaka kuba bahari ari ikipe ivugwa kandi yakoze ibikorwa bifatika chairman yavuze ko APR hari ukuntu muri APR bababwiraga ngo mwisimu ko mutarenga ngo mujye kure bakakubwira ati tuzi gute ko ari byo dukeneye hari umuntu ndashaka yuko bino bintu abyumva ariko reka mbibongorere ejo hari ahantu twagiye urumva noneho tujyayo turi kumwe n'umwe mu bantu muri APR b'imbere cyane ndabwe se wamba bari ukambwa ko dutransfere nka 2 basi cyangwa 3 uwo muntu arambwira ariko mbabarire ihangane ngo maze iminsi ndi muri Tanzania ngo nari ndi gukurikira ngo nagiye kureba match ya Simba na Yanga ngo ndebe ngo ikintu zimaze kuturusha ako chairman ntube wabyumvise umuntu weje muri akarire eka tuziranye ikinyamupira kandi nawe nubyumva ndabiza ashaka kubikugezaho ntundakarire
urumva aperi ikoreza nawe muri Tanzania hari umuntu wagejeje amace Simba no nanabigire clear ntabwo ari ibiganiro anta ndabizi abanyarwanda bumva nabi n'izina ry'Imana beshyaraka buringa ntabwo ari ibiganiro anta no muri aperi anta se yagiye iyi weekend yigire muri gahunda ze ariko uvuga ikintu ndabizi bamwe mu banyarwanda bumva nabi kuko bamwe muri bo ntabwo ari bose ubu kuko anta rero wari postinze ari umunyamakuru anta urumva arajyana ibiposting warayatanga ngo anta ngo ntabwo atari barazenguruka ahantu hose ntabwo ari we ni umuntu rwose ndarahiye imbere y'Imana iri mu ijuru ntabwo ari we ni umuntu wundi wo muri aperi uri kubafasha muri recruitment uwo muntu ni inzobe so anyways icyo navugaga aperi yarejyanye na sheri we uvuga ngo agiye ku bintu by'ubumuga abantu bamumenye kinyamupira tatuze ako sinamuvuze maze ari umuvuze kinyamupira bamumenye umunsi umwe umunsi umwe ntabwo uzamenya inkoni igukubise yari wajya akajya komba hanze aperi ubu yanjye wajya akakunyishima yagiye bakize hariya nk'umuntu wabonaniye umena amabanga wajya umbabarira ruvu yanjye icyo navugaga aperi yahinduye objective yahinduye intego yishyiraho intego z'uko ari ikipe rero yifuza kugaragara ku ruhando mpuzamahanga ari ikipe itsinda rero kugira ngo izabigereho Froger yarabivuze abantu bashaka kumutera amabuye ariko kuri uyu mwaka shampiyona yacu ngabagabo ntabwo yari très competitif cyane ntabwo aperi kuba yaratwaye igikombe unbeaten ntabwo ari uko ari ikipe ikaze cyane ahubwo ntabwo opponent yari ifite aperi reka nkubwire impamvu Ruvu ya Rayon Sport yaraje hano irimo irarira ati hari abakinnyi bacu bagiye ntitwabasimbuza yaguze nabi nta umuntu utayibona nibwo bwa mbere twabonye Rayon Sport abakinnyi baza baragiye barwatubyaye baragenda baruvumu baragenda reka cyo kuri ba Mugadamu bahereyeho bagiye aho hose recruitment za fake bavuye mu nzira iyo si ikipe ya mbere ari challenging niyo gucenginga aperi ikipe ya kabiri ni Kiyovu Sport yararwaye ibibazo ifite abakinnyi beza yishwe n'ubukene yari mu myaka ibiri barimo barahangana yicwa n'ubukene irapfira hwera hera mu buryo administration y'abanjira apfa imiyoborere abantu bose barabijyana n'ubuyoborere turimo tugenda tugendera ku minota Kiyovu Sport ntayari hari uyu mwaka kuraho AS Kigali nuko AS Kigali yarapfuye irazuka irongera ibaho urumva yarapfuye muri fazare izuka muri fazare tu no kugira ngo byose tuyibara amakipe atazamanuka urumva no muri fazare bwo yagomba kujya mu cyakabiri anyways ntabwo yakoze ariko AS Kigali ntabwo yanyica AS Kigali irapfa Police Football Club yarari ikipe ifite intego igira injari igeze mu mvune faze returu irapfa ngo aperi football club niyo kipe byibuze yagize iyo consistency abakinnyi yari ifite irabagumana iracuma itwara igikombe cya shampiyona idatsinzwe n'akazi gatoroshye ariko gashingiye kuri weakness za opponent kuko ntabwo yigeze igira the real challengers uyu mwaka tubyemeranye gutyo aperi rero biragaragara ko imbaraga ifite mu buryo buri roko n'abakinnyi ifite uyu munsi ikiri icyo bita quick fix niba yifuza ko intego ziba zagutse ikagira objective zo kuba yatsinda igatwara ibikombe cyangwa se ikagaragara ku ruhando mpuzamahanga niyo mpamvu recruitment aperi igomba kugura abakinnyi bari hejuru ya 6 kandi karite kandi ba karite iri hanze rero dushimye ko kazungu kureva kuri Rugaju Gani Sport kuri YouTube yarambwiye ngo aperi gukeneye abakinnyi 11 nanjye kuri Radio Rwanda yarabibwiye amutuze bikoranga 11 bashya ndamwemera cyane akunda kwiruka ndamwemera batandatu muri oye bakaba bamaze turaje